uje nk'ibisanzwe ni Karimagezi, nkaba nje kubahereza amakuru yisanzuye ku basitari bari bari guhatanira ibihembo. Umusitari muzi nka Nyagiso wazamuye abandi basitari bose, akaba yari ari guhatanira ibihembo ariko bigezeho nyuma abona atazashobora abivamo, hasigaramo Kiramani Bamenya n'abandi basitari Clapton Kibonke, ariko we nubwo yari arimo yabashije kugitwara we na Kiramani. Igihembo cyatwawe n'umusitari muzi nka Bamenya muri filimi Bamenya Series, ariko ibyo byose byabaye zeru kubera umusitari bita Nyagiso wabazamuye bose akaba ari ikirangirire, akaba nta muntu utamuzi, akaba yatangaje ko mu bakobwa Aisha kuba atagitwaye bakoze ubusa, cyangwa mu bo yazamuye akaba nawe watwayemo igihembo byose byabaye imfabusa. Ariko se wowe uri kumva iki kiganiro uri kubyibaza hute kuri Dogiteri Nsabi ufite hiti usetsa abantu, ukimureba gusa uhita useka kubera icyo atagitwaye, cyangwa se bijobija abana baturuka Musanze bafite hiti irutiye abandi ntababashe kuba batwara igihembo. Ariko se biragenda bite? Muri ibyo byose bisaba kugira ngo ukurikirane Karimagezi. Ni ikiganiro gica buri munsi kuri channel ya Karimagezi Comedy. None byamaje kugenda gute? Wowe bita Kiramani yatangaje ku rubuga rwe rwa WhatsApp na Twitter